Gukura si imyaka gusa, hari abantu bafite imyaka myinshi ariko bagakomeza gutekereza nk'abana, kandi mu by'ukuri hari n'abatoya bagaragaza mu by'ukuri ubukure, kandi ikindi mu mitekerereze yabo bakagaragaza ko bakuze kandi bafite ubukure muri bo, ndetse no mu myitwarire. Ubukure bugaragarira mu buryo ubaho ndetse no mu buryo ufata ibyemezo ndetse n'uko witwara mu buzima bwa buri munsi. Ikintu cya mbere kizakwereka yuko umaze gukura utakiri umwana. Mbere na mbere, niba utakirwanira cyangwa se utagiharanira kuba watsinda mu mpaka, za mpaka zitubaka, iki ni ikigaragaza ko utakiri muto. Iyo ukiri muto uba ushaka ko buri wese yemera ko ari wowe uri mukuri, ariko iyo umaze gukura usobanukirwa ko hari igihe guceceka biruta kuvuga amagambo menshi. Umenya ko amahoro aruta gutsinda impaka zidafite umumaro. Ikindi cya kabiri, wemera amakosa yawe. Iki nicyo kigaragaza ko umaze gukura. Umuntu ukuze ntiyihisha inyuma y'urwitwazo. Iyo akoze ikosa araryemera, agasaba ndetse n'imbabazi, kandi agaharanira kutazarisubira. Ibi ni ikimenyetso gikomeye cyane cy'ubukure, cy'ukuntu umaze gukura ndetse umaze kuva muri rwa rungano rwawe. Ikindi cya gatatu, utekereza ku hazaza. Niba umaze gukura uba ufite kuba watekereza ahazaza hawe. Ntukibaho utekereza ku byo kurya gusa cyangwa se kwinezeza, cyangwa se kuvuga uti uyu munsi ndajya kwinezezereza hehe. Utekereza uko ejo hazaza hawe hazaba hameze, ugatangira kwizigamira, kwiga ibintu bishya ndetse no gukora ibikorwa bizakugirira akamaro mu myaka iri imbere. Icya kane, ugomba kumenya kubaha abantu bose. Iyo ukiri mu batini, ukiri mu myaka mitoya, muri 10, 15, 16, 17, uba ugitekereza mu buryo utamenya, uba ugitekereza nk'aho isi uyifite mu biganza, cyangwa se wenda wubahuka buri umwe wese ubonye wumva ko nta kintu avuze imbere yawe. Ariko iyo umaze gukura, umaze kugera mu kigero cyo kurenga urubyiruko, aha niho umenya neza ko ukwiye kubaha umuntu wese ubonye. Ubukure butuma umenya ko umuntu wese akwiriye icyubahiro, yaba umukire cyangwa umukene, umukuru cyangwa se umutoya. Ureka gusuzugura abandi kubera ibyo bafite cyangwa se wenda ibyo badafite. Icya gatanu, ntukishingikiriza ku babyeyi cyangwa se wenda ku bandi muri byose. Ushaka kwigenga, wiga gukora, gushaka ibisubizo by'ibibazo byawe ndetse no gufata inshingano z'ubuzima bwawe. Icya gatandatu, hitamo inshuti zifite umumaro. Iki nicyo kigaragaza ko umaze kuba mukuru. Iyo umaze gukura ntushimishwa no kugira inshuti nyinshi gusa. Uhitamo abantu baguteza imbere, bakaguha inama nziza kandi bakagufasha kuba umuntu mwiza aho kugukururira mu ngeso mbi. Ibi ngibi ugomba kubimenya ko niba uri muri iki cyiciro umaze gukura, niba utagishaka kugendera mu kigare, aho umaze kuba umuntu w'umugabo cyangwa se umaze kuba umuntu mukuru. Icya karindwi, usigaye ugenzura amarangamutima yawe. Ese ubwo ngubwo ntubyumva ko umaze gukura? Niba ugenzura amarangamutima yawe, usigaye uyakontorora neza, ntukirakarira ikintu cyose cyangwa se ngo ufate ibyemezo kubera uburakari. Ahubwo ubanza gutuza ndetse ukabitekerezaho neza mbere yo kuvuga cyangwa se gukora ikintu. Urabanza ukabitekerezaho. Ibi bikurinda kwicuza nyuma. Iki nicyo kigaragaza ko umaze kuba mukuru. Cya munani, usigaye uha agaciro igihe. Ubundi kugira ngo umenye neza ko igihe cyatakaye kitagaruka, niyo mpamvu utagisesagura mu bikorwa bidafite akamaro. Iki nicyo kigaragaza ko umaze gukura. Niba utakijya gusesagura cyangwa se utakijya mu bintu bidafite akamaro, usigaye ubarira igihe ku mafaranga cyangwa se igihe ukagiha agaciro. Usigaye uteganya ibyo ukora kandi ugashyira imbere ibintu bifite inyungu gusa. Ikindi cya cyenda, umenya ko amafaranga atari yo yonyine azana ibyishimo. Ubona ko urukundo, ubuzima bwiza, amahoro yo mu mutima ndetse n'umuryango bifite agaciro kanini. Nubwo amafaranga ari ingenzi, ubu ngubu wamenye ko adashobora kugusimburira ibyo byose tuvuze haruguru. Icya cumi ari nacyo cya nyuma, uhora wifuza kwiga ndetse no kwiteza imbere.
Umuntu ukuze yemera ko atazi byose, ahubwo agahorana inyota yo gusoma ibitabo, kwiga amasomo mashya, kumva inama z'abandi ndetse no kumva inama nshya z'abandi ndetse no kumenya gukosora aho yabonye afite intege nkeya. Umusozo w'iki kiganiro avuga uti gukura ni urugendo, si umunsi umwe, bigaragarira mu mitekerereze, mu mvugo ndetse no mu bikorwa bya buri munsi. Iyo utangiye kubaha abandi, gufata inshingano zawe, kwemera amakosa yawe ndetse no gutekereza ku hazaza hawe, uba utangiye kwerekana ko umaze gukura bya nyabyo. Ntukihutire gukura ku myaka gusa, ahubwo haranira gukura no mu bwenge, kuko nicyo kintu cya mbere. Mu mico ndetse no mu mutima, umuntu ukuze by'ukuri ni wa wundi utera icyizere aho ageze, akubaka aho kugira ngo asenye, kandi agasiga isi ari nziza kurusha uko yayisanze. Reka nkushimire cyane wabanye nanjye, wakurikiranaga cyangwa se wumvaga muri iki kiganiro banakikugezagaho. Nitwa Gisa, The Man Positive.